Mwaramutseho abakurikiye Precision TV muri kumwe na wa mungu wanyu Starbex wa undi w'igikara nyine umwe wihariye. Rero ejo bundi nk'umukomedian ndi gukora research urumva kuntu waho mu stand up comedy urenze. Avuga ni ngiye ngomba gukuraho bari ya bose muzi nkabo wa mbere. Sasa nyitangira mbona baravuga ngo hari igihe uba mu ishuri warigaga neza gutyo ukajya ubona wapi ukajya mu mutwe atazemo voka bikanga neza burundu. Ariko waba uri kumwe n'inshuti zawe ukavuga hagati uri imbwa kabisa kabasetsa kabisa abugana okay buriya afa cyangwa Kibonge bari barukurikira izindi. Urabona nkiri kuri ibyo bintu byo kukubwira ngo uri imbwa ubundi buriya imbwa n'itungo ryiza abantu benshi bitiranwa naryo hano mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo ari igihe umuntu aba gukorera igikosa ukamureba ati mwana uri imbwa mani burangiye nagunda kugendana n'imbwa ariko hari n'imbwa nziza. Urugero nkanjye ndi imbwa y'umurenge wacu iyo ndi kumwe na gitifu ndavuga gutya agaseka nkaba mbaye imbwa y'umurenge. Sasa ubu ngubu nshaka gukora buryo ki ngera ku rwego nk'urwande afa buriya niwe n'imbwa y'igihugu. Uvuga ngo ibavuze ngo dutore umuntu gutya aduserukire igihugu cyose ushobora gusanga afa yaba imbwa y'igihugu. Ariko se buranka Kibonge we no kuvuga ngo komedi akora usanga zirimo ijambo ry'Imana agakiza niba yaba ari nk'imbwa y'Imana we buriya nuvuga ngo ni ibintu nzi gutya na gutya. Ubundi abantu bakuru b'iyi minsi basigaye bameze nk'abana cyane bikantungura. Ubundi umwana niwe ubwira ati bebe iriya ni buji ntuyikoreho wajya hanze wasohoka ukagaruka ugasanga ari kurira buji ugasanga yamutwitse cyangwa ukavuga ati bebe nuko baganishura urwembe ni bibi ukagenda ugasanga yamaze kwitema tayari. Mbese nyine ni nko kumubwira ati ubikore. Noneho n'abantu bakuru rero basigaye barancanye uhura n'umukobwa ugasanga urimo uramubwira ati wa mukobwa ukuntu uri mwiza ufite n'amaguru meza wagiye uyahisha kugira ngo ntibakayabone. Umukobwa ati si ibyo mbwiriza ugasanga ejo yambaye mini igeze mu kwaha. Noneho ejo wundi rero oya n'abahungu namwe usanga umuhungu yambaye icupa ukavuga ati se icupa ntago ari ryiza nta nubwo ari iki icupa usuze urumva byasohoka kandi nyine gusura no guhumeka. Noneho rero ejo wundi ngewe nk'umuntu uzi ubwenge utari ikigoryi nasanze nyine iyo logique ndayimenye. Noneho kambe nibereye ghetto numve Starbex aramamagati se wakugwaho muri ghetto nari maze kwirira maze gusigaza nyine byo nza kurya nijoro ati nari bingwina mwana araza turaciringa ndavuga ati ngiye kugenda rero hariya mu isafuriya harimo ibiryo nasigaje nyine yashize iminsi 2 byaragaze nsanga wabiriye kuko ndashaka koza amasafuriya tu mba ndigendeye. Guess what? Sanze ibiryo bijyari nijoro ndaryama murakoze. Hello, mumeze mute? Hanyuma musaza wani sida begisi. Yes, hanyuma rero hari ikintu kimwe nabonye cyoroha cyane kurusha ibintu byose bishoboka. Muzajya mubireba ngo amadini ngo ibiki umuntu ushatse gushinga idini wese ahita ajya mu cyaro. Muzi impamvu mu cyaro niho ahantu kubwiriza bishoboka cyane kuko ingero za Bibiliya zose ziba ziriyo muzabireba. Uragenda ukabwiriza ukajya mu rubyiruko ukababwira uti Yesu yahinduye amazi divayi wenguze ukarenza gazinkorana wangu. Ni ukuvuga ngo baba bizi iyo uvuze ngo ibisama byabambanywe na Yesu birahari batavuga ati nigakwaya na muvunyi bari hari ahepfo. Ni ibintu biba bizwe mu cyaro biroroha. Ariko naho mu cyaro ikintu kintangaza buri korari yose bifite akagari byitirano usanga ngo ni korari ngo agahozo ni akagari karazwi kaba gahari mu cyaro. Ibirori byose bibaho birimo ijambo ry'Imana haba harimo ayo makorari agiye atandukanye. Yes, ni naho uzasanga umuntu hariho abantu baba baspecialije mu kintu runaka. Uzatiye umuntu ushaka kurya inyama akakubwira ibara ry'inka ahita avuga ati no nka yacumbagiraga
yari igikara baba babizi ni ibintu byumvikana. Then back in the days ndibuka ko turi muri primaire hari ibintu byajyaga bibaho njyewe nkavuga se ibi bintu n'ahandi birahaba urambwa niyo nawe warabibonye. Icyambere uribuka bari mu bigana ibirenge n'abanyeshuri babyigana ugasanga abana bagiye mu muhanda bareba ko mwarimu yagiye ku ishuri bareba nimba yaciye mu muhanda kuko tayari ikirenge cyabaga kishushanyije. Reka rero umunsi umwe tujye mu ishuri dusange mwarimu yasibye. Diregiteri araza aratubwira ati ko musakuza mwarimu yasibye. Ati rero mutuze sondeye kubona akana gasohoka ariko tubona abakobwa bicaye inyuma basetse bigaraguye. Arabwira ati muze muvuge icyo urimo guseka. Baraza. Noneho ikintu cyadutangaje ni uko bavuze ngo mwarimu ntago yasibye ahubwo bamuceho nyuma y'ishuri arimo kwihandura. Yes, that was it. Nibyo kora subscribe aho ngaho. Thank you.